reka twinjire muri Rayon Day ifite amakuru menshi cyane ku murongo wa telefone ndi kumwe na Wasiri gira utangaze rwose tubwire uko Rayon Day yiteguye cyane ariko uyu munsi Iberi tunaganire mu kibuga wa mugani Gor Mahia yarayihageze tunamenye Rayon Day abantu bazabona agapira gatembera. Wasiri waramutse umeze neza? Waramutse neza kwizigira ndetse n'abakunzi bose ba Radio Rwanda. Hanyuma se turavugana uri Gicumbi uri Kigali mu Rwanda uri he? Ndi Gicumbi ariko mu minota mike ndaza kuba ndi Kigali kubera ko hari activity nyinshi cyane ziri buze gukenera Wasiri utangaza kuba ari Kigali ubwo naraye ndebye imyitozo ya nimugoroba ariko masaha make yari imbere ndaza kuba nageze mu mujyi wa Kigali rwose ndaza kuba mpari kugira ngo agire ibyo nshyira ku murongo kugira ngo ku munsi w'ejo abantu bazabona ibyiza bibategereje. Wavuye hano uvuga ko Mutingi turi buze kumvikana Kigali Kameni yahageze ariko Kameni noneho namubonye mu kibuga baro arayifunga arasatura ni umukinnyi wo kwitega kuri Rayon Day. Ndabanza nsaba imbabazi abatura Rwanda kubera ko natumenye muri Kigali habura umuriro amasaha menshi kubera iza rya Kameni kugira ngo mwarabibonye ko minsi ishize rwose umunsi w'ejo rwose Kigali yabuze umuriro ku munsi wo kwa gatatu igihe kinini cyane. Buriya yari yatewe na Kameni kuri buze gutuma abantu bongera gucanara ibice bya Kicukiro buriya byabuze umuriro cyane kubera ko bituranye na Kanombe kandi ahantu byari muri ibyo bice n'ubundi ubwo rero abantu baratwihanganira kubera ko iyo ugiye kwakira umukinnyi ukomeye nk'uriya niko bigenda. Ngira ngo umuriro wagarutse ubwo mwataka wa Rayon Sports yarageze mu Rwanda ngira ngo mwahise mubibona ko mu masaha y'isaa 7:05 indege izanye Kameni Junior ikigera i Kigali umuriro wahise ugaruka mu Rwanda hose ngira ngo abantu bakishimira ko danda cyagera umuriro warabuze hanyuma umuriro uzanwa na mugenzi ukomoka mu gihugu cya Cameroon witwa Kameni Junior. Ubwo rero abantu bishimire ko byibuze abakinnyi babiri bose bari ku butaka bw'u Rwanda ngira ngo n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports ku munsi w'ejo abakinnyi bazabona ku munsi w'ejo rero bakoze imyitozo yabo ya mbere ngira ngo abe Dande abe Kameni aho batandukaniye n'abandi bakinnyi bose binjiye muri shampiyona y'u Rwanda nuko bo baherukaga gukina bya vuba. Niyo mpamvu no ku munsi w'ejo ntabwo umutoza Aringo Francis yasibye kwita bashyira mu bakinnyi bakora imyitozo yuzuye kuko fitness yabo yabonye barimo baragendana n'abandi bidasobanura ko ku munsi w'ejo abantu bashobora kuzabona mu kibuga baba babanjemo cyangwa basimbuye. Hanyuma Wasiri twabonye mutegura ibikorwa byinshi cyane bitandukanye ariko tubanze duhere d'abord ku cyamatike abakunzi ba Rayon Sports barimo baritabira kugura amatike ku kiye kigero abantu barakizeye ko bafite imyanya muri stade cyangwa imyanya irimo iragenda ikendera. Hari imyanya nsigaje ntaragurisha uko mbyifuza kubera ko ngeneye ko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bagomba kureba match mu buryo bwiza kandi bakayireba stade yuzuye kubera ko hari n'ibindi byinshi ntekereza mu gihe stade yaba yuzuye tugomba kuba twakora nyuma ariko nzabamenyesha nko ku munsi w'ejo mu gitondo. So ndifuza ko rero n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports baba bataragura amatike kugeza kuri aka kanya banyarukira muri systeme kugira ngo bagure amatike vuba kugira ngo ibirori bitazabacika byo ku munsi w'ejo. Ngira ngo nka VIP ndetse na VIP nabonye abantu barimo baragura cyane ariko hasigayemo imyanya mike cyane nkeneye ko yuzura uyu munsi hanyuma kandi na Regira ndetse na hari hasigaye hose ndatekereza ari imyanya mike cyane isigaye rero ntegereje ko abantu bagura. Hari abantu bafite umuco w'uko bagomba kumva ko bagomba kugura amatike ku munsi wa nyuma ngo nzayigura ku gatandatu mu gitondo nzayigura habura umunsi umwe kugira ngo umunsi w'ibiro bigere. Abo bose ndimo ndababwira ngo do it now babikora aka kanya kugira ngo ku munsi w'ejo bazabashe kureba ibirori bameze neza cyane kugira ngo mu gitondo ari abantu batangira guhamagara mu gitondo ndetse ngo nta muntu waba waraguze VIP nyinshi ngo ayingurishe mbese ngo nta muntu waba ufite ngo VIP ngo mwishyure yari isanzwe igura 100 ariko akubwira ati nkeneye ko waba yifitana na muhani 200. Abo bantu ntabwo tubakeneye. Nkeneye ko abantu bose bagura amatike muri systeme kugira ngo bahatanira yangaya make yasigaye kugira ngo ku munsi w'ejo bazarebe match gatuje bameze neza. Okay, Wasiri ikibazo cya nyuma nahoze numva bavuga ko bigeze kuri 80%.
by'amatike sinzi wenda bashaka ko baniyongereye ubwo no kugira ngo bagore vuba abataragura. Hanyuma tubwire ibijyanye no kwinjira sasa murafungura imiryango ryari gahunda yo ku munsi w'ejo mu munota umwe ipanze ite kugira ngo abantu batazacikanwa n'ibirori wenda batekereza ko ari match gusa ibazanye mu munota umwe. Urakoze cyane. Ku munsi w'ejo imiryango turayifungura ku isaha y'isaa sita ngira ngo saa sita zuzuye imiryango izaba ifunguye. Yego. Hanyuma ubwo mperuka ngo nababwiye ko tuzaba dufite match saa saba n'igice ya Reasonable zizakina ngo nabahoze bakinira Rayon Sport. Namenye n'amakuru yuko n'abayiyoboye nabo bagomba kuza kwinjira. Murenza Budareja azakina, Gacinya Chance Beneja azakina, Bayirambona Eric ejo bazakina. Reasonable rero baraza kuba bafitemo izo erema kugira ngo bazashimisha abantu ku munsi w'ejo. Hanyuma azahita akurikiraho ibirori bya presentation y'abakinnyi. Tuzahera kuri Rayon Sport y'abari n'abategarugori ngira ngo iyo abari n'abategarugori yo umugoroba yarayinasinyishije kapiteni w'ikipe y'igihugu y'Abagande y'abagore yakinaga muri Kenya Police yamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport ndetse araza no kugera mu Rwanda vuba cyane kugira ngo ibirori bitazamucika nawe. Abagore nibamara gukorerwa presentation hazakurikiraho presentation y'abagabo. Hanyuma fin de set tuzasoreza kuri match nziza cyane zahuze ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Gor Mahia. Ngira ngo muri introduction nahoze numva kwizigira bivuga nta n'ikiri buze guhinduka rero ngira ngo ikipe ya Gor yamaze kwagera cyazana gukora imyitozo yo ya nyuma uyu munsi. Ubwo rero ikizaba gisigaye nuko ku munsi wo ku gatandatu ubwo ndavuga ku munsi w'ejo igomba kuzakina n'ikipe ya Rayon Sport. Bordoga arahari kuririmba. Murakoze cyane. Katugushimire cyane.